waje kubitegeko kandi nimwe mu nkingi za Islamu ari n'umuzanga kubikora uzanga gusiba ari muzima nta mpamvu nimwe muza gusiba kafir ni umuhakanyi murtad wavuye mu idini akajya muri idini muzabona ari muzima akajya kumugaragara cyangwa akihisha mukamubona ubundi muzajya mubura mu Isilamu ahubwo mumubaza idini yagiyemo kugira ngo ejo nanatabaruka atazaza kuturusha turi kumusangira kuko ashobora kuzuka akatubaza ati ngiye ko nari narabavuyemo murashaka we murasangira kubera muri kumwambika isanga agomba gushakirwa abo yagiye kwifatanya nabo akaba ari bamukorera iyo mihango yose kubera ko yanze gufunga yahakanye ko ari itegeko ry'Imana ntabwo akiri mu Isilamu. Rasul sallallahu alaihi wasallam rero y'ukwezi kwa Ramadhani kwabaga kwinjiye cyangwa gushyitse yabwiraga abayisilamu ati qad jaakum ash-shahru mubarak ukwezi k'umugisha kw'abazi abayisilamu uzagira amahirwe akakugeza ejo buki y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala muzemere ko umugisha iguciye. افترض الله عليكم الصيام إما أن يكون تبصير مرق كويس تفتح فيه أبواب الجنة الجنة يجلس يوقفون وما نقول سباسي كويس في رمضان إذا ما يكون كتاب إيمان مرق كويس في رمضان الجنة يوقفون وتغلق فيه أبواب الجحيم الجو يجري يفوز وترام فيه شياطين ومشتان يوسف عليكم بجرود الجو يجري يفوز يجوكو أو من يجونا يتيفوز الجوكو بلوي كبير الله سبحانه وتعالى كان يقول جلد حلال ليها هي أبي وبإيمان الله سبحانه وتعالى نوابا عندي باكا وحيوي بعد أن نجدوه كويسي أبا جيفي تسول إنزو كرسي أغري نوجاهم فمامي وفقانكو وتباري تباهم نبجو تراهم بنيت تراهم كامي نجوه ويراكو urubyiruko rwinshi rw'abayisilamu kuko inzoga babigize imikino. Ababyeyi natwe twabonye ko bisanzwe umwana araza saa 10 z'ijoro ari kwinyarira yaborewe agakomanga ukamufungurira umwaka arimo nta no kumucyaha bigatuma umwana abona ko ari ibisanzwe. Ariko muri abo bana hari abagifite agasoni ukwezi kwa Ramadhani kwagera agapfa nibura ko bazihagaritseho ukwezi kubera ko imiryango y'umuriro yafunze n'amashitani ibishitani bye byaziritse